gira ibyiringiro, Yesu aracyagukunda. Haleluya. Niba Yesu agukunda, Yesu nashimwe cyane, gira ibyiringiro, uzongera kujya n'izindi nshuti. Gira ibyiringiro, niba warahombye uzongera gucuruza. Gira ibyiringiro, niba akazi kawe karaheze uzongera kugira akazi. Gira ibyiringiro, haleluya. Niba urushako rwawe ubona rwarapfuye, haleluya, Yesu azongera kuruzura. Haleluya. Gira ibyiringiro, niba ubona indwara yawe ikumazeho igihe kirekire, gira ibyiringiro byo gukira. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Haleluya bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Abakurikiye Ikamba Karuvari TV, ndabashimiye cyane, mugira amahoro y'Imana. Ni umukozi w'Imana Eric, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira ibyiringiro byuzuye. Yesu nashimwe cyane. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, igice cyaho cya 9 umurongo waho 11 n'uwa 12. Reka dusome. Haravuze ngo kandi nawe kubw'isezerano ryawe rihamywa n'amaraso, nanjye nkubohoreye imbohe nzikura mu rwobo rutagira amazi. Nimuhindukirire igihome gikomeye, nimuhindukirire igihome gikomeye, mwambohe zifite ibyiringiro mwe. Uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabere. Amen. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite imbaraga, izina rifite ububasha, izina rifite ubushobozi, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi Imana idukunda twese. Waraturemye uturema mu ishusho ryawe, warakoze mwami. Nukuri natwe umwanya twongeye gutega amatwi ijambo ryawe. Nukuri warakoze kutwimana, twabayeho kubw'ijambo. Niyo mpamvu n'ubundi ibyiringiro byacu bigomba gukomezwa mu ijambo ryawe. Nanjye ndasenze kugira ngo ugarure ibyiringiro buri mwe wese wari ufite ibyiringiro, mu izina rya Yesu Kristo. Buri mwe wese yongere kubakwa n'ijambo ryawe. Abari barwaye badafite ibyiringiro byo gukira, abari bababajwe n'ibibazo bitandukanye badafite ibyiringiro, mu izina rya Yesu Kristo, abo bose wongere kubagarura bagire neza kubw'ijambo ryawe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Abakurikiye Ikamba Karuvari TV, ndabinginze cyane kugira ngo mutege amatwi ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ni wowe urimo kubwirwa uyu mwanya wa nonaha. Imana yiteguye kukugira neza. Yesu nashimwe cyane. Nta wundi twashyiraho ibyiringiro, nta wundi twakwizera keretse Imana yonyine. Iyo wizeye Imana, haleluya, biguhanyirizwa no kwizera. Yesu nashimwe. Ngo Aburahamu yizeye Imana, bimuhamyirizwa no kwizera. Yesu nashimwe cyane. Nawe izera Imana, ibyo wabuze byose uzabibonera mu kwizera. Yesu nashimwe cyane. Ndagira mubwire ngo uhereye umunsi wa none bafite ibyiringiro. Niba wari udafite ibyiringiro, haleluya, ubona ko ibyawe byarangire, uhereye umunsi wa none gira ibyiringiro. Gira ibyiringiro byo kubaho, gira ibyiringiro byo kubaka, gira ibyiringiro byo kwiga, gira ibyiringiro byo gukora, gira ibyiringiro byo gutera imbere. Haleluya. Nubwo wabonaga uyu munsi wa none nta shingiro ry'ubuzima bwawe, ariko uyu munsi wa none urufatiro rwawe ni Kristo. Haleluya. Pawulo abivuze neza, aravuga ngo namwe nimwubakwe nk'amabuye mazima. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo ibuye abubatsi banze, haleluya, ku Mana niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo icyakora bamwizeye bose yabahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ni abizeye Kristo, abo ni abashyize ibyiringiro
ibyiringiro kuri Kristo. Yesu nashimwe cyane. Abashyize ibyiringiro ku Mana abo ntabwo bajya bakorwa n'isoni. Dufite ibihamya twebwe ubwacu. Yesu nashimwe cyane. Aho twagiye twizera Imana ntiyadukoze isoni. Erega nawe uyu munsi wa none kuba ukiriho nuko Imana yakwimanye. Yesu nashimwe cyane. Si amafaranga atumye ubaye ukiriho, si ubwenge ufite, si amashuri, si appointment yawe itumye ubaho, ahubwo ni imbaraga z'Imana zigukomeje. Yesu nashimwe cyane. Aho ugeze uhagejwe n'Imana. Haleluya. Ndajya ubwire ngo wigira ubwoba uvuga ngo mbese buriya ibyanjye nibyarangiye, mbese nakongera kubona indi promotion. Yesu nashimwe cyane. Mbese hari amahirwe nakongera kugira nk'aya mbere. Gira ibyiringiro. Yesu nashimwe cyane. Witekereza ko amahirwe yawe yarangiye, witekereza ko ubuzima bwawe burangiye. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Umubwiriza igice cyawo cya 7 umurongo waho wa 11 habitubwira neza, hakavuga ngo ntukavuga ngo ibyakera birushije iby'ubu kuba byiza, ngo ubwo ntabwo ari ubwenge buba bikubwiye. Rimwe na rimwe hari igihe ubura ibyiringiro, wamara kubura ibyiringiro by'ubuzima bwawe ukavuga ngo kera nibwo nari meze neza, kera nibwo nari mfite amafaranga, kera nibwo nari mfite inshuti zinkunda. Ariko uyu munsi wa none gira ibyiringiro. Yesu aracyagukunda. Haleluya. Niba Yesu agukunda, Yesu nashimwe cyane. Gira ibyiringiro uzongera kujya n'izindi nshuti. Gira ibyiringiro niba warahombye uzongera gucuruza. Gira ibyiringiro niba akazi kawe karaheze uzongera kugira akazi. Gira ibyiringiro. Haleluya. Niba urushako rwawe ubona rwarapfuye, haleluya, Yesu azongera kuruzura. Haleluya. Gira ibyiringiro niba ubona indwara yawe ikumazeho igihe kirekire, gira ibyiringiro byo gukira. Haleluya. Nubwo waba warazengurutse amavuriro menshi ugahura n'abaganga benshi batandukanye, gira ibyiringiro biva ku Mana. Yesu azagukiza, Yesu azakurengera. Haleluya. wowe ufite imanza uburanya ahantu hatandukanye ugenda ujurira byanga, Yesu nashimwe cyane, ukavuga ngo ndabona byararangiye nta wamburanira. Yesu nashimwe cyane, gira ibyiringiro. Yesu ni umucamanza udacurwa kibera, ni umucamanza utarya ruswa, na nyuma ya zeru arakora. Haleluya. Kandi rero mbanze nkubwire, uyu munsi avuganye nawe, muri uyu mwanya avuganye nawe. Haleluya. Wowe haleluya wari warabuze ibyiringiro, urimo uvuga ngo hari abandi bakundwa, wowe ntukundwa. Hari abatunze amafaranga, wowe wari ukwiye mu batunze amafaranga. Haleluya. Warabuze ibyiringiro. Haleluya. Imana ivuganye nawe muri aya masaha, kuri uyu munsi wa none iravuze ngo ntabwo ari bariya bonyine, ahubwo ngo nawe kubw'isezerano rihamywa n'amaraso. Haleluya. Uhereye umunsi wa none ikubohoreye imbohe zawe zari zaraboshwe, ngo zarashyizwe mu rwobo rutagiraga amazi, ngo Imana izikuyemo. Imana ibohoye ibyawe byari byarajugunywe, Imana itaruye ibyawe byari byarajugunywe mu rwobo, Imana igaruye ibyawe abadayimoni bari baratwaye, Imana izuye ubuzima bwawe. Haleluya. Abarozi bari barishe. Haleluya. Umugongo wawe birashoboka kutunamaga utahindukiraga, izo zari imbaraga z'abarozi. Haleluya. Ariko ubwo buzima bwawe bwari buri mu biganza by'umupfumu, Imana ibukuyemo. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cyawo cya 9 umurongo wa 11 n'uwa 12, hatubwiye ngo nawe kubw'isezerano rihamywa n'amaraso. Haleluya. Nawe nkubohoreye imbohe zawe. Haleluya. Nzikura mu rwobo rutagira amazi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kubw'isezerano rihamywa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ntabwo ari isezerano rihamywa na za mpapuro wikoreye zimwe bakazikwiba. Ntabwo ari isezerano rihamywa na ya masezerano ari muri laptop yawe, dore baranayakwibye, bakwibye amabanga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ahubwo ni amasezerano ahamywa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ntabwo ari ya masezerano wahuye n'umuntu akagusezeranya, yamara kugusezeranya ejo akaguhinduka
haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ari ya masezerano y'imikoranire. Yesu nashimwe cyane wari ufitanye n'abantu bakaba barakwambuye. Yesu nashimwe cyane kontara mwari mufitanye bakaba barayihinduye. Ndashaka kuvuga amasezerano ahanywa n'amaraso Yesu Kristo. Haleluya. Isezerano rihamywa n'amaraso Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo akaba ariyo kashe iryo sezerano ririhinduka, kuko haleluya muri iryo sezerano haleluya Imana yarayivugiye ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, menagura inzugi z'imiringa zikuri imbere, ibihindizo by'ibyuma mbicemo kabiri. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mu isezerano rihamywa n'amaraso Yesu Kristo aho niho imiryango idakinguye ikinguka. Mu isezerano rihamywa n'amaraso Yesu Kristo aho niho uca mu muriro ntushye. Mu isezerano rihamywa n'amaraso Yesu Kristo niho bakura gukabirenga. Haleluya. Mu isezerano rihamywa n'amaraso Yesu Kristo niho bakugambanira, bamara kukugambanira haleluya imigambi yabo ikaburizwamo, imigambi yabo ntisohore, imigambi yabo ntihame. Haleluya. Nawe kubw'isezerano rihamywa n'amaraso Yesu Kristo haleluya Uwiteka agukuye mu kazitiro, agukuye muri gereza y'abadayimoni, agukuye muri gereza y'abagome, agukuye muri gereza y'ubukene. Hari urwo bakuzamuyemo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngo nkubohoreye imbohe zawe nzikura mu rwobo rutagira amazi. Erega ndaje mbanze nkubwire hari inzobo ziba zaracukuriwe kubika amazi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ariko nubwo ziba zaragenewe kubika amazi, rimwe na rimwe hari igihe bazitujugunyamo. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe bakujugunya muri puberi. Puberi yaragenewe kubika imyanda, warangiza ukayibamo. Hari igihe hari abarya ibyo kurya byo muri puberi. Hayiwe urwo aba ari urwobo rutagira amazi, kuko uburira ku isahani utagenewe. Mwene data wowe uri murira ku meza utagenewe, ukera ku isahani utagenewe, ukaba mu buzima utagenewe. Haleluya. Nk'uko izi mbohe zari ziri mu rwobo rutagira amazi, ubundi inzobo zicukurirwa iki? Haleluya. Tekereza ibintu nka bingahe inzobo zicukurirwa. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ariko ngo hari abantu bari barajugunywe mu nzobo zagenewe kubika amazi, za fose butike zagenewe kubika amazi, barangije bazijugunyamo abantu babafungiramo. Nawe abo bantu Yesu yarababonye. Yesu nashimwe cyane. Nawe ntabwo nzi urwobo ufungiwemo, ntabwo nzi urwobo ubohewemo. Byashoboka ko ari urwobo rw'ubukene, byashoboka yuko ari urwobo rw'uburwayi, byashoboka yuko ari urwobo haleluya rwo gusuzugurwa no kwangwa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ariko urwo rwobo kubw'isezerano rihamywa n'amaraso Yesu Kristo nawe akira kuruvamo. Mu izina rya Yesu Kristo akira kuva muri urwo rwobo. Kandi ijambo ry'Imana ryasoje ritubwira ngo nimuhindukirire igihome gikomeye, mwambaye zifite ibyiringiro mwe. Ngo ndababwira ukuri yuko haleluya ngo uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri. Mugiye gushumbushwa n'Imana nk'abantu mufite ibyiringiro. Haleluya. Imana ibagarutseho. Wowe warwaye ukarwara n'ibyiringiro byo gukira, akira gukira. Imana izaguha ubuzima bukubye ubwo wahozemo. Haleluya. Wewe wakennye ugakena n'ibyiringiro biva ku Mana bihamywa n'amaraso Yesu Kristo. Wewe wavuganye n'Imana akira kuva muri urwo rwobo rw'ubukene, kandi Imana izagukubira mu izina rya Yesu Kristo. Yewe wambaye ufite ibyiringiro, yewe wamukene ufite ibyiringiro, yewe wamurwaye ufite ibyiringiro, yewe wamushomeri ufite ibyiringiro, yewe wamusiribatera ufite ibyiringiro, yewe mugabo mugore washatse urugo rukaba rwaranze. Haleluya. Ariko uyu munsi wa none ukaba ufite ibyiringiro bihamywa n'amaraso Yesu Kristo. Haleluya. Akira kubohoka, akira gukira, akira gusubizwa ibyawe, akira gukubirwa mu izina rya Yesu Kristo. Ibyawe Kristo abikuye mu rwobo. Ndagiye mbanze nkubwire ngo haleluya iyakuye Lazaro mu gituro ntaho yagiye iracyahari. Haleluya. Niba Lazaro yaravuye mu rwobo yaramazemo iminsi 4, nawe Yesu
yesu niwe wiyiziye. Haleluya. Uko yesu yageze i Betaniya agiye kuzura Lazaro wari umaze iminsi ine mu gituro, yesu nashimwe cyane. Icyatumaga Marita na Mariya batumaho yesu, haleluya, nuko bari bafite ibyiringiro ko yesu ahageze yabasha kuzura Lazaro. Nawe uyu munsi none gira ibyiringiro, uhamagare yesu, mutabaze mu kibazo cyawe. Ndagira mbanze nkubwire ngo ntabwo ibyiringiro byawe bizaba iby'ubusa. Mwene data, ntabwo ibyiringiro byawe ari ubusa ku mwami Imana. Haleluya. Nubwo utinze mu kigeragezo, ukaba utinze mu kibazo, haleluya, Imana ivuganye nawe ngo kubw'isezerano rihamwa n'amaraso ikubohoreye imbohe zawe, ikubohoreye amafaranga yawe, ikubohoreye amatungo yawe, ikubohoreye business yawe. Yesu nashimwe cyane. Ikubohoreye abana bawe, ikubohoreye ubwenge, ikubohoreye urugo. Yesu nashimwe cyane. Ikubohoreye amatungo, ibohoye ibyawe byose byari bifunzwe, byari biboshwe akagambane kose, Imana igakuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Akira amahoro ava ku mwami Imana. Haleluya. Ndagukomeje, ngaho gira ihumure riva ku mwami Imana. Amahoro y'Imana abe muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom. Ndabakunda cyane.